nkaba ntari no kuvuga ku mihanda no mwitangazamakuru, reka cyaka ikintu nakora kugira ngo nkurure amarangamutima y'abantu. Reka nabyo tubikine mu byumve, gusa wibuke subscribe. Uyu ni Waboyi wagaragaye mu mashusho n'umukobwa y'urukozasoni. Waboyi afite ikibazo n'incanda gikira mu mutwe. Ndagira ngo nge niyizire kuri Waboyi wamaze guca impaka kuri iyi mihanda bashukishije miliyoni 4. Ngaho ibintu byafashe intera kuri ya mano kabisa. Ni mundebere ya mano yafashe video ye yambaye ubusa n'umugore we bari gusambana kweri, arangije ayishyira hanze. Mu bigaragara byo ya mano ntago ino video yayishyize hanze atabishaka, nicyo yavuga cyose ntago twacyemera kabisa, ntago twabyemera rwose. Nimucunga neza ziriya video zakozwe uraza kubona yuko ubwa mbere barabifashe selfie, shewe baramubwira ati kutanga ujye umbwira nujya kubanza gufata video, ngo ntago nari nabimenye kuri gufata video. Hanyuma ubwa kabiri uwabafotoye urabona ko bicaga ibyo bari gukora bakabisubiramo bakabikora neza bitonze, ariko ko nugo twika koko. Emeline agize utya aduhaye umuzigo n'amavide, uyu nawe agize utya aduhaye umuzigo n'umugore we. Ega we mbega y'amano. Aha Danizera bivugaho iki se? Aba batipu uko ari babiri hari ikintu bari kubivugaho, reka tubikine tubyumve mugende kandi namwe mugire y'amano. Gusa ngicyo nagusaba uramutse ushaka kujya umurikirana wakora subscribe, kuko utayikoze ntago wajya nyumva. Muhawe ikaze ngaho nimwumve kabisa, nimwumva ya mabi ya Ndabashimira ko muneza amatwi. Ubwo nta gihangano gishyashya mfite, nkaba ntari no kuvuga ku mihanda no mwitangazamakuru, reka cyaka ikintu nakora kugira ngo nkurure amarangamutima y'abantu. Icyo nta kindi ni ukwiyambura ubusa, nkashyira hanze amashusho y'urukozasoni, cyangwa nkashaka umuntu nkajya kumutuka nawe akantuka mu itangazamakuru bikagaragara ko dufitanye ikibazo kugira ngo twese tuvugwe. Nyuma yaho nzasohora video y'indirimbo yanjye cyangwa filime, ubundi bahite bayireba. Iyo video y'urukozasoni nzakora ntago ari njye uzayisohora, nzayiha mugenzi wanjye ayisohore, mvuge ko njye nawe dufitanye ibibazo, dutukane, tubwirane nabi, bigaragare ko yayisohoye mu rwego rwo kunyihinuraho. Ayo niyo mayeri abahanzi cyangwa aba content creator basigaye bakoresha muri iki gihe. Umuntu yabona yarazimye ntabwo akivugwa, agashaka ukuntu yakora ikintu kimusubiza ku mihanda. Niko gukora amashusho y'urukozasoni, video y'ubusambanyi cyangwa y'uburaya akayishyira hanze, cyangwa agatuka mugenzi we, akamutuka ku babyeyi cyangwa ku gitsina runaka, akamusebya cyane, uwasebeje nawe akajya mu itangazamakuru akongera akamusebya, bagasebanya ukabona ko ari ibyanyabyo, kumbe ni ibintu bapanze bashaka gukurura amarangamutima y'abantu. Kera barabikoraga ukabona ni imyidagaduro, ariko aka kanya inzego za leta zigaye zibyinjiramo zikabahana. Ni gute twisanze ahantu aho ibyari imyidagaduro byaje guhinduka ibigize icyaha? Ibyo bintu bakora ntago baba bazi ingaruka zabyo. Hari ababyeyi baba barababyaye, hari imiryango, inshuti n'abavandimwe baba bafite. Umubyeyi wawe ashobora kubona video agahita yibaza impamvu Imana itamuhaye ubuvuga bwo kutabona, akavuga ati Imana ko wampaye amaso yo kureba nkaba ndi kurebera ishyano umwana wanjye akoze. Ushobora kuba akakanya udatekereza kuri ejo hazaza hawe, ariko nyamara uzabyara umwana nawe abyare, kandi hari abakubyaye. Uzashaka umugore, none umugore uzashaka azashimishwa no kubona amashusho yawe y'urukozasoni washyize hanze. Ababyeyi bawe se bazashimishwa no kubona amashusho yawe y'urukozasoni yagiye hanze? Igisubizo ni oya. Hari abantu benshi bagiye bashyirwa mu majwi amashusho yabo y'urukozasoni yagiye hanze. Hari abo babeshyiraga, hari nabo bavuga ukabona ko kubyo bavuga n'ukuri. Harimo nka Buri Kantu, ba Jihadi, Emeline n'abandi. Aka kanya ugezweho ni ya mpano, wo rizagwira Floriye. Aka kanya rizagwira Floriye ari mu mazi abira. Hari amashusho yagiye hanze we n'umukunzi we arimo kwishimisha, bateza ururondogoro mu itangazamakuru. Si mu itangazamakuru gusa, kubera ko umuntu wese ubonye ayo mashusho ari gutangara cyane, akibaza impamvu umuntu w'umuhanzi w'icyamamare ufite ejo hazaza, ufite akazoza nk'umuhanzi ushobora kuzaba igihangange ejo hazaza, afata amashusho y'urukozasoni nkariya akayasakaza ku mbuga nkoranyambaga, azi neza ko abantu bazayabona bakanayasangizanya. Umuntu wese wabonye amashusho yakubiswe n'inkuba. Aka kanya ni umubyeyi wa ya mpano yayabonye nawe yakubiswe n'inkuba, kubera ko yabonye ibintu yabonye ari ibitangaza. Ariya mashusho afatwa nande, asakazwa nande. Akenshi nyira amashusho avuga ko atari wowe yashyize hanze, ariko wareba neza ko amashusho yafashwe ukabona amashusho yafashwe nyirayo yayashakaga, kubera ko hari n'igihe bimurika neza kuri kamera, akajya imbere ya kamera neza, n'ibyo avuze yabyica akabisubiramo.
akenshi amashusho nk'ariya abantu benshi bayafata basinze. Ntabwo ushobora kwibwira ko umuntu muzima uri gutekereza neza ashobora kujya hari agafata amashusho mazima nk'ariya abizi neza ko azajya ku karubanda. Bigenda bite ngo umuntu ufite ubwenge utekereza ubizi neza ko afite imiryango, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, ashobora kuzashaka umugore akenshi ugasanga afite n'abana yarabyaye, afata amashusho y'urukozasoni nk'ariya ayasohora yashyire hanze? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruburira abantu bose bashobora gufata amashusho nk'ariya bakayasohora hanze. Uyafata, uyashyira hanze, uyakwirakwiza, abo bose barahanwa. None niba umuntu azi ko ibintu bigize icyaha ni gute abikora? Umuntu akaba azi ko gufata amashusho y'urukozasoni ukayashyira hanze, umuntu akaba azi ko gufata amashusho y'urukozasoni nk'ariya ukayashyira hanze bigize icyaha. Ari icyaha gihanwa n'amategeko, ushobora gufungwa hejuru y'imyaka 5 kandi ukanatanga n'ihazabu y'amafaranga runaka, ariko akemera akayafata akayasangiza abantu. Hano hari umugabo we uzagahita yemeza uburyo ki y'amano nyine witwa uwo rizagorera Floriye, wa wundi uvuga ngo wa boy wa muhita mumumenye, ari kuvuga ngo y'amano yararozwe, baramuroze, ntago bino bintu ari kubikoreshwa n'ubuzima. Reka nabyo tubikine mu byumve, gusa wibuke subscribe. Uyu ni wa boy wagaragaye mu mashusho n'umukobwa y'urukozasoni. Wa boy afite ikibazo n'incanda gikira mu mutwe. Ndagira ngo nge niyizire kuri wa boy wamaze gucimaka kuri iyi mihanda, bashukishije miliyoni 4 akaba yakoze tushe. Nge mbabwira iby'igikonda mu mubonana mu kanwa. Y'amano yagize ikibazo ku buryo nge nyibona iriya video nabanje kuvuga ati y'amano baramuboshye, ariko nibuka ko umuntu wasakaje ari we kibazo ko kantu ndakibuka. Yego, ariko wewe wirikodinze, ufite ndangagaciro ki, ufite mutima nama ki, byagaragaraga video yatangiye n'umukobwa abibona ko bari kumurikodinga n'umuhungu abibona. Nyabuneka ibyo bintu murabibikira iki? Muzamubireba mubone bihesha Imana icyubahiro. Yarekuye indirimbo ngo yikundiye umukobwa w'umurundi, abarundi barayikunda bagendana nawe, tangira no kuvuga ngo madamu wanjye ni umurundi n'ibiki abantu bamwe bakabyumva gutya abandi bakabikunda bakagira gute, kugeza ubwo abetinze n'abavandimwe b'abadiaspora ati uyu mwana naramwuriye bufarashi. Uyu mwana uri ku rwego uyu mwana uri ku rwego farashi abafashe screenshot ya video arayohereje. Mwabibonye ko namugaritse, baratangira barasheta amafaranga, aragenda agwa muri 3 bivungishwa almost 4 uri kumva? Oya, ibaze iyo umuntu ashaka kwandagaza koko niko bigenda. Yagurisha n'isamba warangije muri bwa bwenge bwinshi yibitseho, abaravuze ngo view once sha, ngo view once, ngo mama shenye, ngo bwarabikoze. Baprenze muri mashine abana b'abahungu bakajya bamuseka, abandi bagashyogoza, abandi bakarata kabandana Gilbert cyangwa Buduru. Uri kumva? Ubundi video baba bashyize hehe? Kandi iki cyana byakijemo mu mutwe kibwira umwana w'umukobwa atari ko video igiye hanze, we mwite cyane $10,000 yabigwamo. Kiriya gisaza bakiro